ubumwe bw'abera MINISTRIES, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'umugambi w'Imana bikomeze kubana namwe mwese abakurikiye umwe bw'abera MINISTRIES, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka nongere mbasuhuze mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza guhirwa mu byo mukora byose n'ibyo mujyamo byose, kandi Kristo umwana w'Imana akomeze kuba hafi ku manywa na nijoro, ibyo mutekereza, ibyo mukora n'ibyo muvuga, mu rwego rwiza aho muherereye, uko muriho nuko Imana igenda ibatabara. Ndabashimira mwe mwese mwakomeze kugaragaza ko muri ruhande rwacu mushyigikiye. Ndagushimira udahwema kureba umwe bw'abera MINISTRIES, amavuta akandagira amateka. Ndagushimira wowe wemera ko Imana hari icyo yakoze ushingiye ku nyigisho ugenda wumva buri munsi. Ndagushimira wowe utera inkunga y'ibitekerezo, yaba kwiyandikisha yaba n'ibifatika. Imana iguhe umugisha mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero uyu munsi turimo turaganira ku ijambo ry'Imana, aho uza kubona ko kuri uyu munsi umva ibintu bikomeye. Ngira ngo mu gitondo cya kare wumvise ijambo ry'Imana rikubwira ikintu gikomeye, ngo amahame intambwe ugomba gutera kugira ngo wikure muri karande wihindure. Aho naberetse ko Rusi yaravuze ngo winyigingira kugusiga, kuko Imana yawe yavuga ngo ubwoko bwawe ngo aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nzarara. Ariko ashyiraho amagambo abiri ya declaration akomeye, aravuga ngo ubwoko bwawe niyo buzaba ubwoko bwanjye, kandi Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Birumva ko ni declaration ikomeye, imukura mu bamo wabo bavumwe, imukura mu bamo wabo basuzugura Imana itemeraga, ariko watangaza n'akanwa ke n'umutima we n'ubwenge bwe. Ubwo mugenzi we Orupa yaramaze gusezera akigendera, ariko Rusi agira imbaraga zikomeye, abwira nyirabukwe ati winyinginga byo byihorere, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzaba niho nzaba, kandi ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye, kandi n'Imana yawe izaba Imana yanjye. Urumva deja avuye mu bigirwamana by'abamowabu, avuye mu bwoko bw'abamowabu, avuye hose kwa Beno, arahavuye, arangije adekarara n'umutima we n'akanwa ke nuko ameze. Ibyo uvuga nibyo bizaba wowe, ibyo utekereza bizawe. Nudahuka ngo wature udekarare ku mugaragaro, uvuga imvugo iremereye, n'ubundi uzisanga ufite ikibazo gikomeye mu kubaho kwawe. Ni hahandi uzisanga buri gihe uvuze ngo ndimbwa, nukurusiye no kubimbwa uzanamoka. Uvuga ngo kandi ngo urabona ngo jewe ngo Imana yarandetse, n'ubundi uzasanga mutakiri kumwe. Nuvuga ngo ariko none hakigenda ngo ngiye gupfa nabi, n'ubundi uzapfa nabi kandi bikugora, kuko ibiva mu kanwa kacu nizo mbaraga zo gukora. So rero ni byiza ko mu kubohoka za karande ndetse no mu kubohoka izi nzozi n'imivumo, nuko uhaguruka ukemanga, cyane cyane ko ibyaha ubugenderamo cyangwa ingorane ufite utazihamagariye, utanazizanyemo, ahubwo wisanze uri muri icyo kintu kiremereye. So ni byiza ko uhaguruka umunwa wawe ukavuga amagambo akomeye ngo winyinginga, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Nabasomeraga bavuga ngo ageze imbere ya Bowazi aramubwira ngo nukuri neza yawe weretse nyoko kubwo yapfushaga umugano wo gufasha ngo yabaye nziza kurutaho, ngo kandi ntugire ubwo wahungiye munsi, ngo waje mu bwoko utazi, ngo ariko humura wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Bavandimwe nshuti z'Imana, imvugo yawe ni imbaraga. Burya umuntu utazi imbaraga y'ijambo ntabwo ararikinisha. Gerageza kutavuga amagambo ngo sinshoboye, sinzabigeraho, si ibyanjye, ubanza narayobye, ubanza barambeshye, ubanza barangize gutya na gutya na gutya. Ntabwo ari ibintu bizima. Guhaguruka udekarare mu butware bw'ijambo ry'Imana. Menya kugira imvugo nzima isenya ibihome. Ntawe
nawe nta nyundo wabona, nta n'ikindi wakoresha, ariko imvugo yawe ubwabyo, amagambo yawe meza uvuga imbere y'Imana, uko wivugaho byiza, uko urwana no gukora ibyiza, wikwiyaturiraho guhomba, wikwiyaturiraho kuri umukene, wikwiyaturiraho nyamara ndagira ngo ubwize ukuri, niba umuntu yizeza umutima akatuza akanwa akabarwaho gukiranuka, umbwira ko iyo umaze kwizeza umutima wawe atagera ku bintu bikomeye kandi bifite imbaraga. Rero ni byiza ko tumenyereza umutima wacu kuvuga amagambo atwubaka, tumenyereza umutima wacu kuvuga amagambo y'ukuri. Wowe wabyaye herekeza umwana amagambo y'ukuri, wimuha minerivare ngo umutongere, wijya guhaha ngo utongere, witeka ngo sinzi uko ejo nzarya, ibyo ni amakosa. Gerageza gukoresha imvugo yawe, amagambo yawe, akanwa kawe mu buryo bukubaka, kuko umuntu yizeza umutima akatuza akanwa akabarwaho gukiranuka. Kandi tumenya umuntu ari we kubera imvugo aba yavuze n'icyo aba yakoze. Rero ni byiza ko nkugira inama wowe uri kumwe bw'abera ministries, nkubwirishe ijambo rikomeye, nkumenyeshe ko imvugo yawe nizo mbaraga zawe. Buriya kenshi iyo ugiye gukora ikintu wakinenze ntacyo kibona, ngo reka mpfe gushaka batazanseka. Uburi ugiye gupfa gushaka ruzakunanira, uhunze ko baguseka ahubwo bazaguseka double. Rero ni byiza ko umutima wawe, umuhogo wawe, ijwi ryawe rihora rivuga imbaraga z'Imana no komera kw'Imana. Byitoze, bigira umwambaro, bigire petit déjeuner cyangwa ifunguro rya mu gitondo, bigira ifunguro rya saa sita, bigira ifunguro rya nijoro, bivuga ugiye kuryama. Menyereza ururimi rwawe kuvuga ibyiza ku buzima bwawe, kuko bizanatuma n'ubwonko butekereza icyiza ku buzima bwawe. Witinya abarozi, witinya abavuga, witinya abagambana, witinya abavugira amagambo menshi cyane. Uko ni ukwerekana ko uri umunyabwoba, kandi mu bintu bituma za nzozi mbi na kubaho nabi bituzaho n'ubwoba twibikaho mu mibiri yacu. Ni byiza ko uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba ikintu cyo kugeraho, wenda abandi ni ku mugoroba, abandi ni mu gitondo, abandi ni ku manywa, birumvikana bitewe n'uko isi iteye. Ku cy'ingenzi ni uko ugomba kumenya ko wowe uri uw'agaciro. Imana yakuremye uri uw'agaciro, iguha ijambo, iguha imbaraga, iguha uburyo, iguha icyerekezo, iguha n'inzira ukwiye kunyuramo, bitatuma uyu munsi wa none uhagarara ufite umutima uhungabana. Yavuze kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera. Kuki yavuze iryo jambo rikomeye? Nuko yari asobanukiwe neza impamvu yo kumva ko Imana yabana nawe. Urinde wo gutinya ibintu bishobora gutuma uhahamuka mu rwego rwo hejuru, ugasanga ibyo waruzi birakunaniye. So rero nicyo mwabwe ejo nakubwira mu gitondo kandi waryumvise. Ni byiza ko mu kubaho kwawe, mu gukora kwawe, mu kwira kwawe, hindura imyumvire, kuko ubumwe bw'abera ministries duhangana n'ibitekerezo ya muntu, imitekerereze ipfuye ya gisatani iza ku buzima bw'umuntu, ugatekereza nk'umuntu w'Imana, ugakora nk'umuntu w'Imana. Cyane ko mu minsi izaza nzagusobanurira Imana idiringa n'iki. Imana idiringa n'ubuzima bw'umuntu, haba ubw'umubiri no bw'umwuka. Imana ireba umubiri ikareba n'iby'umwuka, ariko ibindi bisigaye ni wajibu wako, ni imbaraga zawe, ni ingufu zawe, ni ukubikora kwawe, ni ukubiharanira. Ariko ntabwo waharanira ikintu utagiha agaciro. Ntiwagera ku kintu kandi wisuzuguye. Ni ukuri niwisuzugura bazagusuzugura, niwivuga nabi bazakuvuga nabi, niwisuzuguza uzata agaciro. Abantu ntibagufata uko babonye, wigire victime, wigire umuntu uraha abantu bakogereho uburimiro. No, gerageza gukoresha ururimi rwawe. Ibi nta kindi bigusaba, nta kindi kirekire bisaba, nta mbaraga bigusaba, nta buhinzi bigusaba, nta mizigo bigusaba. Ahubwo menyereza umutima wawe kwatura ngo sinzapfa nzarama, nzatera imbere, nzagira ubuzima, nzakomera, nzagwiza imbaraga, nzagera kure hashoboka, ntawe uzampagarika. Uhaguruke wumva ugiye gukora akazi kawe, ugakora unezerewe. Wicare muri biro wumva iyo ntebe nta wayigutwara, wicare wandika wumve n'ibyawe. So kuki utagomba kuba confident mu buzima bwawe? Rero ibi bintu tubaganiza by'imyuka yo mu kirere irwanya abantu b'Imana, icyambere rabanza ikakwambura agaciro muri wowe imbere, muri wowe imbere ikakwambura agaciro. Ukavuga ngo ni ukwihagararaho, ngo nabuze uko mbigenza, nabuze uko mbivuga, nabuze uko mbyitwaramo. Mbega ariko ugasanga wiyambuye agaciro, wiyambuye uburyo, wiyambuye icyerekezo. Ariko icyiza kiba kiriho ni uko ugomba kumenya neza ko Imana yawe iri mu ruhande rwawe. So rero uyu ngurusi afata ikintu gikomeye, afata decision iremereye. Ari nabyo Bowazi yamubwiye ngo wahungiye, ngo ugafata umwanzuro wo kwita kuri nyoko bukwe, ngo ukemera kuza mu bwoko utazi n'igihugu utazi. Ariko aramubwira ngo wahungiye munsi y'amababa y'Imana ishobora byose. Ariko aradesida ati sinitaye abazamvuga ko ndumva wabo kazi simbitayeho, nta kimwitayeho. Aradekarara agira ibintu avuga. Nagira ngo unyemerewe ukurikiye kino kiganiro ku bumwe bw'abera ministries, nabuza gushare ukagihereza. Tugeze mu bihe byo guhagarara ukavuga ugomba kuba we, kandi ugomba kuba we ni uzaba we. Tuzaganira amavuga ngo ariko aricyo ukwiye kwitora, uzaba we ni uzaba we, kandi uko uzaba ko niko bizakugumaho.
harageze ko ukwiye kwemera imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, imbaraga z'Imana zigendera muri wowe. Nta mpamvu nimwe yo kumva ko uri inyuma y'abandi bantu se cyangwa inyuma y'ibindi bintu ahandi wicara ukumva Imana yarakuretse. Ntabwo ariko kuri ku ijambo ry'Imana by'ukuri, ntabwo ariko kuri siko kuri si yo nzira, si yo cyerekezo, ahubwo umutima wawe nuhindukire wongere ugere kure hashoboka mu kwibaza icyo ukwiye gukora. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ni amagambo nagira ngo nyuremo kuko yenda mu gitondo utayumvise bitewe n'impamvu runaka, ariko umenye ko ku mugoroba nibura upfe kuyumva. Harageze kuvuga ngo sinzapfa nzarama. Harageze ko watura ubukwe kugiye kubukora utitaye imyaka ukoze na divorce zabayeho. Harageze ko wanzura ko ugomba kugira ubuzima wifata diabete nk'iyawe, sida si yawe, igituntu si cyawe, indwara si yawe, za rheumatisme si bya. Kuki wumva ngo nk'igifu cyanjye muri make ni icyawe kirwaye, ikirwaye ni icya Satani, icyawe ni kizima, igifu cyawe ni kizima, kuko burya kanwa kararoga kandi akanwa karavura. Muganga kuvurisha amagambo ashyiraho n'umuti ugakira, kandi nta n'undi muti wundi nuko yagukijya kuri myo kwizera. Ese kwizera biva he? Ni mu myumvire, ni mu mitekerereze. Ahasigaye akanwa kakatura, akanwa kakavuga. Kuki wifuza akanwa kabika kuvugaho ibintu bibukacica ugatuza? Harageze rero ngo uhindure imyumvire, harageze ngo uvuge ngo bizashoboka. Nunashaka shyiraho itariki, shyiraho umwaka bigomba kuberaho, desida. Niba uri umukobwa bivuga ngo uzampa wese nzemera, wapi? Ibyo ni amakosa usabye nabi. Vuga ngo uri umusore umeze gutya wahanteye kunuku, wakora ibi nibi, wankorera ibyo ushaka ibi nibi, wangenza ukubisobanure. Vuga imodoka wifuza, vuga isambu wifuza, vuga inzu wifuza, vuga akazi wifuza, bwiza Imana ukuri. Niba ari amafaranga wica ku ruhande, niba ari umwana wica ku ruhande, niba ari umugabo wica ku ruhande, niba ari umugore wica ku ruhande, niba ari ubwene gihugu ushaka mu gihugu urimo wica ku ruhande. Winyura pembeni, we gira direction. Ugomba kuba focus mu buzima bwawe, ukagira intention, ukagira focus, kandi ukamenya yuko nta ntsinzi nimwe ibaho hatabayeho guhangana. Intsinzi yose urayiharanira, intsinzi yose ubitoza kuzatsinda. Ikipe ikina umupira yitoza igihe kinini kandi ifite match y'iminota 90, ariko imishuro yitoza zirenze ya minota iri bukine, kuko intsinzi iraharanirwa. Niba ari ugusaba gukiranuka, niba gusaba kwezwa, niba bisaba gukora Imana, akora Imana. Icyo bigusaba cyose gikore, ariko ugere ku ntsinzi. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tugomba kumera nka Esawu, inzara yariye yamara kurya akagurana ubutware bwe, kandi gutanga ubutware bwari kunyaga umugisha. Ubwoba gusa bw'inzara, ijoro rimwe yabona ati ndapfuye sinkibayeho, ndapfuye siransize. Ijoro rimwe ryonyine gusa rikagutera guhungabana muri we, rikagutera kwaka umuriro muri we, ukumva isi iragutakarije, ikukuye kuvanye ibyiringiro, ugeze muri rwo utabasha kuvuga. No, ibyo wabikuye kwande, wabibwiwe nande, biri hehe, biherereye hehe? Umbwira gute kutagomba guteka? Ijoro rimwe ryonyine, inzo rimwe gusa ukabonye ibishyimbo bitukura, se ko nabari abana bantangaza ukuntu batakoreraga hamwe. Ibishyimbo bimwe ijoro rimwe, inzara imwe, ukiyambura ubutware, ukiyambura ubushake. Ijoro rimwe rikwambure ubuzima, rikwambura agaciro, rikwambura icyo ukwiye kuba cyo. Ijoro rimwe isi kunyaga amasezerano, ijoro rimwe isi tumugenda, ubu urahombye. No, dukwiye kugera ku rwego, haleluya, lamande kai drome fai. Dukwiye kugera ku rwego utagomba gukangwa n'igihe kimwe cyangwa n'isaha imwe n'ijoro rimwe. Kuki umutima wawe waguhagararamo bigeze ku rwego rumeze rutyo? Aramubwira Yakobo ngo banza ungurisha ubutware bwawe. Undi ati ntacyo marese n'undi ko ngiye gupfa. Nyumvira nawe, kuko yarabonye ibishyimbo bitukura. Ijoro rimwe, umwanya umwe, ikibazo kimwe kigutere kumva ugiye kure y'Imana. Ninde wakubwiye ayo magambo? Ninde wumva wakora icyo kintu? Ninde waguhagurukira mu rwego utari kumva? Ese koko mu bushobozi bwawe no mu butware no mu mbaraga zo no gukora kwawe, kuki wumva ko Imana itahagarara nawe ukagira ibintu uhindura? Esawu agurana ubutware ibiryo by'umwanya umwe. Ubutware atanze bumutwara umugisha. Ibyo yari kuzabona atavunitse abibona yabyishe icyuya. Ijoro rimwe, indyo imwe, igihe gito kikwambure ibyiza biri imbere. So rero intsinzi yose iraharanirwa, intsinzi yose tuyibona twakoze, intsinzi yose tuyibona tugeze kure. Ndifuza ko aya magambo tuyumva. Intsinzi yose
uyiboneshwa nuko yishyizemo uruhare. Icyo ushaka cyose n'icyo uhanira cyose uzakigeraho. Ndashaka kubwira ko aya magambo Esawu yishwe n'ifunguro ry'umwanya umwe. Umwanya umwe gusa wonyine, kuko abonye ibitukura, kuko ngatinya inzara, kuko atinye kuzahura n'akaga, kuko atinye kurwara, kuko atinye guhura n'ikibazo, agurana ubutware bwe kubera ubwoba. Mu kubohoka no mu kwinjira mu bimenyetso bikomeye no kwinjira mu mbaraga zikomeye, nuko twirinda ikintu cyitwa kugira ubwoba ku kibuga. Nakubwenga ikipe y'umupira w'amaguru yitoza igihe kirekire itegura match y'umukino w'iminota 90. Rero intsinzi iraharanirwa, ikintu cyose cyumukigiramo uruhare, icyo bigusaba ukagikora. Batanga byinshi nagwe urwo rugero. Abaririmbye ntibahaguruka ngo baze baririmba indirimbo, banza kwitoza bagakora imyitozo. Rero ni byiza ko twitoza kuvuga ikintu cyiza no kuvuga ibintu bitwinjiza muri gakondo, bituma na zanzo ziturota zimaza guhagarara. Imana itugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo mu buzima bw'umuntu hashobora kubaho impamvu yuko abantu bakoresha common sense cyangwa se imyumvire cyangwa se uburyo ibintu babishakamo. So rero uyu nguyu Esawu mu makosa akomeye yakoze, we yumviye inzara, yumvira umubabaro, yumva ko ari bupfu uwo mwanya. Kumubwira ngo duhe ubutware yumva ni ikintu cyoroshye, ariko ntiyamenya kanyazwe ikintu kiremereye. Akoresha ari imitekerereze yiwe, ariko bitekereza ko wagombye gusobanura. Buri gihe iyo udakoresha imitekerereze yavuga ngo birashoboka, Imana turi kumwe, Imana izashoboza, Imana izantabara, rimwe na rimwe wisanga waguye muri wa mutego. Banza urinde ubutware. Ese mu magambo make ubundi ubutware turinda ni ubuhe? Ni agakiza Imana yashyize muri wowe. Ifunguro ry'umunsi umwe ntirizakwambure umugisha wari kuzabona mu buzima bwawe. Kuko hari igihe byaravuze ngo nubwo yarize cyane, ngo akeneye ko ahabwa wa mugisha, ngo ariko ntiyawubonye kuko wari wamaze gutarwa. Yararize, arigaragura, yikumbagaza ku butaka, avuga ibintu byinshi, ariko ntiyabona wa mugisha. Ayo magambo iyo ugiye kuyasoma tuyabona mu Baheburayo 12, rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12, murongo waho reka tuharebe. Baheburayo, urwandiko rwanditswe n'Abaheburayo aho batavuga umwanditsi, ariko abandi bakaba ngo bakurikije imyigishirize, ngo bakurikije ukuntu avuga, ngo batekereza ko ashobora kuba ari Pawulo, ariko ibyo ntabwo aribyo ntekereza, nta mpamvu n'imwe. Icyo mpfa nuko mbona urwandiko rumbwira icyo ntekereza. Aha ngaha 12 ku murongo waho wa 13 na 17 hari amagambo arimo avuga ngo ntihakagire umuntu uba umusambanyi cyangwa usuzugura iby'Imana nka Esawu. Esawu yari umwana w'imfura, maze ubutware bwe bw'umwana w'imfura abugurana igaburo ry'umunsi umwe. Muzi ko bitinze yashatse kose amuraga umugisha umukwiye, maze ntiyawuhabwa. Ntiyari agishoboye guhindura ibyo yari yarakoze, nubwo yabishatse arira cyane. Ngo murabyumva? Nubwo yabishatse arira cyane, ntacyo yashaka guhindura, nta na kimwe. Byari kumukundira. Kubera iki? Yawushatse arira. Yawushatse arira abantu b'Imana. Yewe nasomye biriya avuga ngo ijambo rya Imana iyo kigihenda mushobora kutabyumva, reka nize mu Kinyarwanda mumenyereye, atagira n'unambwira ati siho nasomye. 16 haravuga ngo murongo wa 15, mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzo wo gusharira umera, usharira umera ukabahagarika imitima, benshi bagahumana.
umurongo wa 16 kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. 17 kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Kuko atemerewe nubwo yabishakaga arira, ariko yakoresheje za ntege z'abantu ngo nukwirwanaho ngo nukwiyaranja ngo nukwigerageza ngo nabonaga bikomeye ngo mbura ahantu nyura ngo numva ngiye kubitwara gutyo. Urumva nubwo yabishatse arira ntabwo byamukundiye, kuko mu gihe gikwiriye yararize arigaragura ko ntiyawubona. Kubera iki? Yari yamaze gukora ikosa rikomeye aryo twabonye aha ngaha. Rero buri gihe Esawu yari afite icyo twita ikibazo gikomeye cya common sense. Yari afite ikibazo gikomeye rwose, bigatuma afata umwanzuro utariwo. Buriya Esawu yafashe imyanzuro ibiri mibi. Iya mbere yo kugurisha umurage we, umurage wo kubifura, ubutware sore. Kabiri, ngo abonye ko kurongora abanyakananikazi bibabaza Rebeka bikabaza na Esawu, arangije arabikora. Ngo abikora kugira ngo Isaka sore. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha muvandimwe arankosoye. Nuvuga ngo uwe ngabonye ko bibabaza Isaka na Rebeka, ngo abikora kugira ngo ashimishe abantu. Nshuti y'Imana, umukozi w'Imana unkurikira, urumva ya myumvire iri hasi yo kwihimura n'umuntu, ngo abonye ko bibabaza. Urumva deja yakoze ikintu kibi, agurishije ubutware, abuvuze n'umugisha, arangije ngo kuko yararize cyane yiyibagiza ko yigeze gutanga ibyo yari akeneye ifunguro rimwe. So ni byiza ko dukurikiye kumwe bw'abera ministries, nubwo twavuga imyaka 200, nubwo twavuga imyaka 400, nubwo twavuga inshuro nyinshi, ariko mu gihe cyose ugurisha ubutware bwawe ndetse ukagurisha amasezerano yawe, hari ikintu kiba gikomeye kuri wowe kikubuza wa mutekano, kikubuza ya mahoro, kikubuza za mbaraga, kikubuza bwa buzima, ugasanga nubwo uri rubishaka ntabwo uzabigera. So rero yakoze iryo kosa rikomeye kandi ntiyabasha guhagarika ibigiye kumubaho nubwo atarabikeneye. Hari igihe rimwe na rimwe tugurisha ubutware bwacu, tugurisha amagambo yacu, tugurisha inyenyeri zacu, tugurisha amasezerano yacu, tugurisha ibintu byacu tutanabizi, rimwe na rimwe tutanasobanukiwe, akenshi twibwira ko ari ukuri kwabyo, ariko sometimes wari ugasanga nuko habayeho kwihenda no kwibeshya no kudasobanukirwa. Rero umuntu usoma Bibiliya yareba ibice 27 by'itangiriro, niho uza gusanga inkuru za Yakobo ndetse na Esawu umugisha ujya gutwarwa. So bamwe rero ku bwishimwe bwacu cyangwa se ku buntu two tubitekereza, hari igihe twifuza kurekura ibintu twazabikenera bikatunanira bikatuberera ikibazo gikomeye, kandi ugasanga biteye ubwoba. Gusa ugasanga tuguranye biscuit, ugasanga ni biscuit cyangwa se ni nzanyama zitukura, ni za mboga zitukura, ni kantu bakweretse, ni kagashenete, ni yanzu, ni ya mafaranga, n'utuntu turi temporary. Ugasanga buri gihe uhanganye no gushaka ibintu biri temporary, nyamara Imana igufitiye the permanent things in your life. So ibintu biri short time ntacyo byakumarira. Burya hari ibyiza bitegereje, kandi ibyiza bihari hirya y'utuntu duto urimo ushaka. Hari ibyiza biremereye Imana yakugeneye. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So rero umva rero tujya tubikora mu bushuti, mu bantu beza, tukabana nabo, ugasanga nibyo rimwe turashaka kugira ngo twigira abantu beza kuri bo, ariko turimo turagurisha umurage wacu. Rero mu nzira zo kubohoka, mu nzira zo gutera imbere, mu nzira zo kumenyera, mu nzira zo kubaho neza, mu nzira zo gukora ibikomeye, harakoze iki? Birasaba yuko ugomba kumenya ikimana ishaka n'ikimana igutegerejeho. God bless you so much. Burya abenshi muri twebwe mu buryo tugenda dukora, usanga tudakangwa n'ibyo Imana yakoze kubera ikibazo gihari, ahubwo rimwe na rimwe twamburwa amahirwe, tukamburwa amasezerano no kugira ngo twitware ku bantu. Rero ushobora kuba uri nka Esawu, utarakoresheje imitekerereze ivuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye ntacyo nzaba, akatangira kugurisha ibyo yari atunze byose. Nyamara yumvaga gutanga umugisha ari ikintu cyo kurekura ubutware, yumvaga ari ikintu cyoroshye, yumvaga ari iki se umusore ni muhari mwe hari undi ari butware, ni Imana ngenda nasubundi ni nkora gutya hari cyo bintu nkwaye, use nkoze gutya ubundi hari ikibazo. Ni ibintu Imana irababari, ariko ugomba kwitonda ukamenya uko gukora kabisa mu buzima bwawe.
ibintu byose rero byavuye ko atigeze akoresha ikintu cya mbere cyavuye mu bisubizo yakoze nko kuri Esawu nuko yabanje gufata inzara yamufata agakora ikidakenewe, the necessary wrong. Ntabwo inzara y'abantu y'ibintu yatuma ukora ikintu kidakenewe kandi kizakuzanira akaga. Arabikora bishyiramo imbaraga, ariko nyuma aza kwisanga mu gisubizo yahuyemo cya mbere nuko yahuye n'igihano cyo gutakaza uwo ari we n'icyo ari cyo muri za mbaraga zose. Biranashoboka cyane rwose yuko yagombaga gufata mezire cyangwa agafata icyemezo gituma agumana bwa butware bwe, kuko nubwo tuvuga ngo Yakobo yaramuriganije, ariko menya ko byashingiye ko yiyambuye kwitwa umwana w'imfura, kuko umurage w'imfura wajyanaga n'imfura. So rero bijya bishobora ko wabaho muri ubwo buryo, ariko gerageza gutekereza byigiye imbere bikugeza imbere y'Imana. Hari amagambo 3 ukwiye gukoresha mu kubaho kwawe. Ijambo rivuga ngo se ibi nibyo nari nkeneye uyu munsi wa none, ni ibi nari nkeneye cyane, ubundi ni ibi nkeneye koko, ndi kukubwira uko abantu babohoka, ni ibi nkeneye. Doing this ni ibi nkeneye, ni ibi mparanira, ni umugabo w'ijoro rimwe, ni umugore w'ijoro rimwe, ni ifunguro ry'umunsi umwe. Ese kuki nta striving, kuki ntahangana? Kweri koko ni ibi nkeneye mu buzima bwanjye. Umuntu yatariye yapfa. Ibyo ni ibibazo ndimo nkubwira ukwiye kwibaza. Navuze ngo mureke abantu bakurikiye ubumwe bw'abera, mbabwira ibintu by'ubwenge, kandi icyo nahawe kumenya ntabwo nzakibahisha, nzakikubwirana umutima udafite icyo ugabanije. Ugomba kwibaza ibibazo, do I need this now? Ni iki nkeneye? Do I need this now? Nta magambo ugomba kwibaza. Ibi nibyo nkeneye, ubu ngubu nibyo nkeneye, nibyo by'ingenzi, nibyo byihutirwa, nibyo binshakaho imbaraga. Do I need this now? Icyambere, ugomba kureba ko biturutse mu bushake bw'Imana. Iki nicyo gikenewe kano kanya, kuko muri mezire cyamugero rwiza rudufasha nuko tugendera ku by'Imana yadushyiriyeho no ku ijambo ryayo. Kibazo kindi cya kabiri kuye kwibaza muri wowe imbere mu gihe uri muri situation iremereye, no kwibaza ngo is this what God wants? Is this what God needs? Ni Imana ishaka. Icyambere, ese koko ibi nari mbikeneye none ibi birakenewe? Icya kabiri, ese ubundi ni Imana ishaka? Ni ibishaka kombamo? Shaka kombaho nyenye ndwaye ndemba narashize? Shaka kombaho nsuzuguritse ngaba? Ubundi koko nizi gahunda n'iby'Imana ijinyeneraho? Yes. Is this what God wants? Is this niki? Nibi nuku ubundi ni Imana ikeneye ko njyamo? Ni Imana ikeneye ko nkora? Nibi urumva hambere haravuga ngo nari mbikeneye none ibintu ndabikeneye ubundi ibintu byo byari bikenewe mu byo mparanira kabiri, ariko se ubundi is this what God needs? Ni Imana ishaka ubundi? Ubwiza rero bwo gutekereza kuri ibi bintu bizatuma ugira gutsinda, ugira no gukomera ku buzima bwawe. Nta magambo abiri yonyine, ni byari bikenewe ubundi. Icya kabiri, none se ibi nibyo Imana ishaka? Icya gatatu, ishaka se ko binyura kuri uriya? Icyo ukwiye kubyumva. Icyo dukwiye kumenya rero, hari igihe Imana rimwe na rimwe ikenera kugira ikintu ikora kubw'imbaraga zabyo, kandi yarangiza ikaba responsable yabyo. Ariko mu gihe twihaye kwikorera ibintu, tugomba kuba turi responsible yabyo. Ni ukuvuga ngo
God allows certain events in our lives to accomplish his overall purpose and still responsive of his action. Mu bushobozi bw'Imana hari igihe yemera ko ibintu bikubaho kandi kabihagarara, ariko iyo dukoresheje ibi bintu kutagira common sense twitwumvira mu tukivanga mu bintu rimwe na rimwe tuzaba responsable yabyo kubwo kurekura ubutware bwe byamwambuye umugisha w'ifura kuko ariko yari yabikoze. So rero ingaruka nitwe zigomba kuzaho, ingaruka zikuzaho kandi zakuzaho zikakubera nini cyane mu buzima bwawe, ariko ihangane inzara ntikakubera icyaha, abantu bakubera inko gusigara. Rero Imana iguha umugisha ngo nubwo yarize cyane yifuza ntiyabikunze. So rero kubahoka no gutabarwa no kurengerwa ugomba kwibaza ibintu bitatu. Icyambere, ese ni ibintu ari nkeneye nonaha? Icyakabiri, Imana yanyifurizagaho? Icya gatatu, ese ibi bintu nibyo Imana ishaka ko ishaka ari ubikora? Kuko ibyo Imana ikuhaye ku mbaraga zayo iba na responsable wabyo, ariko ibyo wikoreye ku bushake bwawe uhinduka nawe responsable yabyo. So urumva rero ugomba kwibaza. Consequences are important to consider. It's possible to have great anger and yet not sin. Dushobora guhura n'ibibazo n'ibigeragezo ariko twikwishora mu byaha. So rero Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza, Imana ibambika imbaraga, mukomeze mutabarwe, murindwe n'Imana. Ugomba kwibaza ibyo bibazo bitatu nguhaye, Imana iguha umugisha, ni kumugabira mutakana y'amateka, ubuzima bugahinduka. Amen, amen. Shalom, shalom. Imana ibandindire. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu, Yesu, katika jina la Yesu. Hey, Simon, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro, Jesus. Umuriro, umuriro, umuriro. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. This first time in you. Katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu. Urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se? Ukuboko ntabwo gukora. Kuburyo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwo nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwengera gushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Kurwara n'inshuti zawe
tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Hari undi rurengaho? Ko mudakomye mu mashyi? Shyira iyo mikorofone iravuga humura. Iyo mikorofone ukoresha izunga n'isi yose. Shyiraho mikorofone ndaguhaniye zibe ebyiri. Hari aho mbeshye ngo natwe imbere y'iteraniro? Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Subira mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa. Uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera kwibagirwa iki? Ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze, mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. Uyu munsi gahunda zirabigize. Amen. Ugiye kugira gahunda ariko. Haleluya! Uma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra? Bega amavuta ari hano we. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.